Hello everyone, welcome to MI Tech Hub. So, nkuko tubizi rero hano twiga web development. Uyu munsi turimo kwiga programming language yitwa JavaScript, aho JavaScript ari programming language ikora cyane mu ma website, mu ma application, mu ma game ndetse no mu bindi bitandukanye. JavaScript programming language ikunze gukoreshwa cyane mu ma automation, mu ma website, mu ma application ndetse no mu ma game ndetse no mu bindi bitandukanye. Umunsi turimo kwiga fundamental of JavaScript, umunsi turimo kwiga gusettinga up the environment of JavaScript, aho twarebye n'uburyo ushobora kuba wayiraninga ndetse n'izindi tools zikenewe. So rero niba ushaka kwiga web development ukaba umu expert muri web development, iri somo ni iryawe. Reka dutangire. Igihugu cyose waba uherereyemo, cyane cyane abanyarwanda n'abantu bari mu Burundi, muhawe ikaze. Reka dutangire turebe iri somo. Please wicare hamwe ukurikirane isomo neza akantu ku kandi. Ibintu biri bukunanire byandike muri comment cyangwa se ujoining WhatsApp group kugira ngo tuze kwigira hamwe kandi twese tugendere hamwe. Thank you so much. So nkuko twabibonye rero, JavaScript ni imwe muri programming language ikomeye cyane, ikoreshwa cyane. Twabonye ko JavaScript ari programming language ikoreshwa cyane haba mu gukora ama application, haba gukora ama website, haba gukora ama game ndetse n'ibindi byinshi. So ndetse no muri iki gihe cya AI, JavaScript ni programming language ishobora kuba yakoreshwa muri artificial intelligence. So now uyu munsi rero isomo tugiye kureba ni isomo rya kabiri, isomo ryitwa setting up your development environment. Ese ugiye gutangira gukoresha JavaScript programming language, nihe environment ukenera, niyihe environment ukeneye gusettinga kugira ngo utangire kuraninga cyangwa se utangire gukoresha JavaScript neza. So nkuko twabibonye, you need to have web browser, code editor, Node.js, and also browser DevTools. So now let's go. Nkuko twabibonye rero, ni step ya mbere yo kwesitara Node.js. Twamaze kubibona. Icyo ukora ujya kuri nodejs.org, twabibonye, and then ukadownloadinga the latest just a long term support version. Nkuko twabibonye ni iyi ngiyi, Node.js. So niyo wakwandikamo Node.js download, and then kaza hano kuri download Node.js. So urabona ko hano turi muri, ugomba kumakinga sure ko uri muri hehe long term support. So urabona ko turi muri long term support, and then icyo ukora wowe uraza ukadownloading, and then ukayestara, and then uka-accepting all default mu gihe urimo kuyestara. And then kugira ngo umenye ko iyi Node.js yageze muri browser, icyo ukora verify in your terminal cyangwa se muri command prompt, and then ukandikamo icyo twita node version cyangwa se npm version. So now iyo node yamaze kuba installed, ushobora kwandikamo node version cyangwa se npm version mu gihe uri kureba version ya Node.js ufite. Automatically iyo bakweretse version uhita umenya ko Node.js yageze hehe muri browser yawe. So dushobora kuba twatestinga. So nshobora gukoresha terminal y'iyi VS Code. Ushobora kuza hano nkaza muri terminal, nkaza muri new terminal, cyangwa se nshobora no gukoresha n'indi terminal isanzwe. So icya mbere niza nkandika ngo node version, akanda enter. Urabona ko bari kunyereka mfite node version ya 22.20. ngiye niyo version ifite, and then dushaka no kuverify niba dufitemo npm version. Ushobora no kwandika npm v, ucyandika npm v n'ubundi bakwereka version ya npm ufite. So udashaka kwandika iyi version yose, ushobora no kwandika v bakaba bakwereka version ya npm cyangwa se node ufite. So nawe nubona nawe version muri laptop yawe, umenye ko Node.js yamaze kuba installed muri laptop yawe. So again nuko ngo ikibazo node no bamaze kuyestara, and then ikindi no kwestara VS Code. So kwestara VS Code, abantu benshi twamaze kwiga HTML na CSS, nzi ko VS Code mwese muzifite mu laptop. Icyo ukora uraza kuri website ya Visual Studio Code cyangwa se nuzana no muri browser. For example, nuzana no muri browser ukandikamo ngo VS Code
VS Code download. So cyandikamo VS Code nayo barayikuzanira, ujye kuri VS Code nawe ujye kuri website yabo. Nujya kuri website yabo nabo barahita bakwereka option yo kuba wakora iki, yo kuba wa downloadinga VS Code. So mu gihe ukoresha Windows cyangwa se Linux cyangwa se Mac OS, nayo ashobora kuba bakora iki, wa downloading. And then numara ku downloadinga hari extension ugomba kuba wakwestara hehe muri laptop yawe. So now extension is really recommended, ushobora kwestara muri VS Code. Numara kuyestara and then numara kwestara muri laptop yawe, hari na video nakoze yerekana uko ushobora kwestara VS Code muri laptop yawe. Hari extension uraza kuri utu icon muri VS Code ureba akantu kanditseho extension. So dore ngaka kantu kanditseho extension uko kameze, nurangiza ugakandeho. So nugakandaho urabona ko bakwereka cyangwa se bakurekomanda extension ugomba kwestara muri VS Code yawe kugira ngo igaragare neza, ikindi gufashe kwandika code zawe neza no kubona umusaruro, cyangwa se kugira environment isa neza ifite best quality. So cyangwa se kugaragaza cyangwa se gukorera muri environment igufavoriza kuba wakora ibintu byiza. So iya mbere ni Prettier, uraza searching extension yitwa Prettier. So iyi Prettier urabona ko ni ngiyi ni Prettier code format. Urabona ko ngiye namaze gukora iki, namaze kuyestara muri laptop muri VS Code yanjye. And then extension ukwango iyi Prettier ifasha code formata, ngo iformatinga cyangwa se ituma code zawe zigaragara neza. And then extension ya kabiri ni ESLint, igusuggestinga niba hari ama errors ari muri code yawe, ikaba yayakwereka cyangwa se ikagusuggestinga code nziza zo kuba wakoresha. And then indi extension ya gatatu ni extension yitwa Live Server. Live Server igufasha kuraunchinga local dev server. Nokwango Live Server igufasha kuba waraninga code zawe mu gihe wakanditse code ukajya kuraninga, automatically yo ihita izisavinga ikanaziraninga muri machine yawe. So iyi Live Server nayo cyo ukora, uraza hano n'ubundi ukora iki, uyishiremo uyestare. Ngiye namaze kuzestara. Indi ni JavaScript ES6, nayo uraza igufasha ni code snippet. Indi ni code learner, nayo igufasha gukora iki, kuraninga JS with shortcut. So izi ni zimwe muri extension z'ingenzi ushobora kuba wakoresha, ariko nashaka gukora research ukareba n'izindi extension zishobora kuba zagufasha. Hari nk'iyo twita GitHub Copilot, nayo ishobora kuba yagufasha kugusuggestinga code ndetse n'izindi nyinshi cyane. So cyukora uraza no kuri extension cyangwa se kandi shortcut yitwa Ctrl+Shift+X, ahita bakuzana hehe hano kuri extension. So numara kwestaramo rero is extension, now is time to start to code, cyangwa se igihe kirageze noneho ngo utangire ukora iki, uraninge JavaScript. So now reka tumaze turebe noneho browser dev tools. Now muri browser dev tools ugomba kuba ufite browser of course kugira ngo urebe is dev tools. So openinga browser, umara ko openinga browser urakanda, ushobora gukoresha shift, so ushobora gukoresha shortcut ugakanda F12 cyangwa se Ctrl+Shift+I cyangwa se CMD option I ku bafite MacBook. And then numara kubikanda nokwanga icyo urakora, uraza ufungure browser. Numara kugera muri browser, uraza ufungure browser yawe niba imeze ucyashobora gukanda F12. Nukanda F12 browser yawe irahita imera gutya. So and then browser yawe ishobora kuza imeze ucya cyangwa se oh nice, yes. So nukanda F12 browser yawe ishobora kuza imeze ucya cyangwa se ishobora no kuza imeze gutya, nabyo birashoboka. Ikindi ishobora no kuza imeze gutya, nabyo birashoboka. Ishobora no kuza imeze gutya, biterwa na default, iri hehe, iri muri laptop yawe. So ariko the best way I think is like this.
aho iyi pano ijya ku ruhande rumwe n'ingiyi ikajya ku rundi ruhande. So now urakanda F12 cyangwa se nubwo utakanda F12 nubwo utakoresha shortcut, uraza hano muri browser ukandeho right click, ubundi uza hano handitse inspect, nukanda hano handitse inspect n'ubundi urahita bakuzanira iki, urahita bakuzanira ya browser yawe. So now icyo tugiye kureba rero, tugiye kureba tumenye ngo ese izi element zikora gute. Icyo tugiye kureba cya mbere ni key tabs, tugiye gusobanukirwa ese izi dev tools zikora gute. So dev tools ya mbere ni dev tools yitwa console. Console iraninga javascript live, ikagaragaza ama logs cyangwa se n'ama errors. No ukuvuga ngo iyi ngiyi yitwa console. Uraza hano handitse console, nice. Uraza hano handitse console, hano handitse console nkuko tubibonye hadufasha kuraninga javascript, kuviewinga ama logs ndetse no kureberaho ama errors. So mu gihe urimo kuraninga app, ama error menshi aza hehe? Hano muri console. So nukuvuga ngo iyi console irakoreshwa cyane mu kintu cya web development. Now so kugira ubone ko ikora, dushobora kuza tukandika for example, tuje twandika 4 plus 4, yukanze enter, urabona ko itiguhereza igisubizo. Nukuvuga ngo hano ngo iyi ni tool ishobora kuba yakora iki, ni tool ushobora kuba waraningiramo javascript. So ikindi ni element inspect and edit HTML and CSS. So nukuvuga ngo mu gihe urimo gukora website wenda tuvuga ifite HTML, CSS and JavaScript, tuje hano kuri element tubasha kuba twabona code za HTML na CSS, tukaba twareba aho ikibazo kiri. So nukuvuga ngo website yashaka kuri gukora website ukabona hari ikibazo yagize, ugasanga hari amakosa utari kubona cyangwa se hari ibibazo birimo, nukuvuga ngo code za HTML na CSS ushobora kuba waza ukazirebera hehe? Ukazirebera hano, ukareba margin, ukareba border, ukareba padding, ukareba everything. So iyi element nayo rero nicyo idufasha kuba twareba. Nkaza hano for example, niba nshaka kureba iki gice kigize Google, nshobora nko kuza nkakanda hano, ninkanda kuri iki gice kigize Google, ningikandaho urabona ko mpita mbona code zigize Google. So urabona ko rero byose tugenda ubireberamo hano muri iki gice cya element. Now ikindi gice rero ni sources. Source nukuvuga ngo idufasha kudebugging with breakpoint. So now indi ni sources, hariyo iyi ngiyi nayo idufasha kudebugging with breakpoint. So ahangaha naho tubasha noneho kureba file, tukajya kuri file ya mbere tukareba ese ikibazo ni ikihe, habaye iki, ese umuntu yahinduramo iki. Ahangaha byose ubirebera hehe? Muri source. So indi ni network nayo idufasha kumonitoringa HTTP request. So hano turimo gukora application cyangwa se software ifite backend, tuza hano kuri iki gice cya network, and then hano kuri iki gice cya network niho dukunze gutestingira ama API. Ese izi API zacu zirimo zirakora, ese bimeze bite, ese API yacu ifite ikibazo, ese iri kuba fetched ndetse n'ibindi byose, ukareba niba HTTP request cyangwa se request ziri kuba successful. So ibyo byose rero tubirebera kuri iki gice cya network. And then ikindi gice ni application. So application idufasha kuviewinga ama cookies, ama local storage. Ibyo byose tuzagenda tubikoresha nidukomeza kuba twatangira kwiga. Igice cya application nituza hano, mu gihe byose utarimo kubibona ushobora kuba wakoresha utu tuntu, ukaza hano kuri application. So hano kuri application rero urabona kuri local storage, dore ngiye hano, ama session storage, byose niho tuza tugakora iki, tukabirebera ukamenya. Ushobora kuba wareba data ziri muri local storage cyangwa se data ziri stored in session. So and then now izi nizo dev tools cyangwa se ni dev tools zikunzwe gukoresha cyane n'aba developers. Nawe niba uri umu developers, ni ukuvuga ngo izi ni tools ugomba kwitegura kuzakoresha cyane muri browser. This is browser dev tools. Now
Ikindi rero tugiye kurebaho ni 3 ways to learn JavaScript. 3 ways to learn JavaScript. Now, uburyo bwa mbere bwo kuraninga JavaScript ni ugukoresha console. Ubwo twabibonye open DevTools, console tab, type JS and press enter and then example write this code. So nukuvuga ngo nkuko twabibonye muri DevTools wahabonye, mbere yuko tubikora nawe jya muri browser yawe ujye muri console ubundi wandikemo iri jambo alert hello ubundi urebe ikiri buze kuba. Kadukora iyi task tuze turebe none. So turaza tugaruke hano kuri console, hano muri console wandike ngo alert and then twandikemo, batubwiye ko turandikamo hello, ubundi ukande enter. Nukanda enter urabona ko muri browser yawe harita displaying aka kantu ngo hello. Turabona ko JavaScript mu by'ukuri iri powerful, urabona ko ihise yinjira muri browser ihita yerekana aka kantu kanditse ngo hello. So you see, ubwo rero ni nawe ugenda ubikore ubundi uze kumbwira ko byakunze. And then ubundi buryo bwa kabiri ni ugucreating file ya HTML and then tugacreating index.html tugashiramo HTML nk'ibisanzwe and then dushaka kubikorera muri HTML file cyangwa se twahindura tugakoresha n'icyo twita external. So for example, let's do this. Okay, so tukimara kwandikamo run.html nk'ibisanzwe dushiramo code za HTML and then let's say running JavaScript. Now after this tuza hano muri body, tuza hano muri body hasi tukandikamo ijambo script, tag yitwa script, tuza dukoresha tag yitwa script and then hano muri script ntushobora kuba washiriramo JavaScript. So hari code ya JavaScript yitwa console.log twifashisha dushaka kureba ama logs. So ushaka kuza kwandika ngo console.log and then hano niho dukunze kurebera console. For example, let me say hello and then ni ukuvuga ngo nituza tukaraninga iyi HTML yacu dukoresheje live server, dushaka kuza tukaza hano tuka open with live server and then abona ko hano iri kwandikaho starting, ni ukuvuga ngo irimo kuraninga. So abona ko yafungutse and then let's add here something like heading 2 running JavaScript and then tugaruka hano muri browser abona ko running JavaScript yagezemo ariko ya hello yacu ntayirimo. Let's say like a big sentence, say hello. Okay, reka turekere ijambo. So kugira ngo tubone rero hello yacu twakoresheje muri JavaScript, turaza twandike, tuza hano muri dukande right click muri browser, tuze muri inspect, tuze kuri console and then urabona ko hello yamaze kugera hehe muri browser yacu. Urabona ko hello yamaze kugeramo. So and then twongeye tukagira gutya hello I'm learning JS from MITech Hub and then if we back here and then urabona ko aya magambo yose ahitaza hehe hano muri console. So ni ukuvuga ngo ama logs menshi tuyabonera hehe hano muri console. Nawe ushobora kuba wakwibaza ese ni ukubera iki noneho bitarimo biragaragara hano muri browser nk'ibindi. So ni ukuvuga ngo and then JavaScript and HTML ni ibintu bikoze iki bitandukanye. So kugira ngo bigaragare hano rero muri browser tuzakora icyo twita DOM.
DOM aribyo bivuze document object model, ibyo nabyo tuzagenda tubireba, ariko uyu munsi icyo wamenya ni uko twamaze kureba environment ushobora kuba watangira kuraningiramo gukoresherezamo JavaScript. So twabonye uburyo bwa mbere ushobora kuza ukaraningira JavaScript hano muri console. Uburyo bwa kabiri JavaScript ushobora kuyiraningira hano muri HTML ariko wayishizeho hehe muri script tag. So uburyo bwa gatatu rero ni uko iyi JavaScript ushobora no kuyiraningira muri file yayo ya .js. So nk'iyi file yanjye irimo isomo, urabona ko ari setting up environment.js. Nshobora kuza nkashiramo code and then yes, urabona ko harimo nka code. For example, nje nkafata iyi file yanjye ya JS nkayihuza n'iyi ngiyi, ndaza hano n'ubundi uza hano muri body hasi ukandikamo script, and then noneho ntabwo tugiye kwandika code mo hano, ahubwo tugiye kuyihuza n'iyi file ya JavaScript. So ubundi turaza tuvuge ngo source, ongeramo akantu ka source, and then tugashiramo iriya file yacu yitwa 02 setting up environment .js. urabona ko yahise iza, and then nituza hano urabona ko yowa 02 setting up environment .js environment is set up correctly. So nukuvuga ngo ibingibi turimo kubona hano muri console nuko aribyo biri hehe hano muri iyi file. urabona console.log your environment is set up correctly. So and then akangaka dushaka ko dushobora kugakomantinga kuko niko karimo guteza error hano. So urabona ko bahita batwereka console cleared fresh start learn lesson complete environment, yes, urukuvuga ngo bahita batwereka ibyo turi gukora iki, ibyo turimo kwiga. So now uburyo rero bwa gatatu ni ubwo kuraninga. ni ukuvuga ngo uburyo bwa mbere hano JavaScript biri internal, uburyo bwa kabiri so uburyo bwa mbere JavaScript turaningira hano muri console, uburyo bwa kabiri JavaScript tuyiraningira internal muri HTML, uburyo bwa gatatu tuyiraningira hehe muri external muri file ya JavaScript. Now hano ikindi twareba ubundi buryo ni uburyo bwo gukoresha bwo kuraninga JavaScript dukoresheje Node.js terminal. Save this file, open terminal, navigate here to run Node.js. So ibingibi nabyo ni uburyo bwa gatatu dushobora kuraninga JavaScript dukoresheje terminal. Urugero ngarutse hano muri terminal ya VS Code, is terminal. So now nituza hano muri terminal tukandikamo ngo node, and then tugashiramo iyi file yacu ya setting up environment, tugakanda enter. Console cleared fresh start lesson 2 complete your environment is ready. So urabona ko naho bita biraningira hehe muri terminal. So rero ni uburyo bwa kabiri bwo kuraningira JavaScript muri terminal, ariko kugira ngo uburyo bukore nuko ugomba kuba wesitayemo Node.js. Nawe hano hari ibibazo ugomba kugenda ugasubiza. So ibibazo niba utabisubiza biraza kugaragaza ko isomo twize uyu munsi utabyumvishe. So icya mbere, ubuhe buryo butatu, name the 3 ways to run JavaScript code, and then what shortcut opens Chrome DevTools, and also what command runs the .js file in the terminal, and how do you set a breakpoint in VS Code. So now
ugomba kumakinga sure ko ibibazo byose ushobora kuba wabisubiza kandi ukabikora neza. Mu gihe ibibazo byose ushobora kuba wabisubiza kandi ukabikora neza, nuko lesson 2 cyangwa se uyu munsi isomo rya kabiri uri completinze cyangwa se urirangije. So now guys, thank you so much for watching this lesson. Niba isomo warikunze mutubwire muri comment, ese isomo warikunze, ese isomo waribonye gute, ese dukora irindi somo, ese duhinduremo iki, ese twongeremo iki. Tuzabonane mu isomo ry'ubutaha. Thank you so much.